Umuponditse ngo iki? Handitse gute? Wanditse ngo Life United. Life United. United ariko ntabwo namenya bisobanura ibintu ntabwo nize ngewe. Handitse ngo Life United. Iyo tuvuze minisante twumva minisante ni ubuzima. minisante Ministeri y'ubuzima. Ministeri y'ubuzima. Nije profe ubwo ugiye mu ma ministeri. Nanone hari indi ministeri nabonye hano uzamutse kuri ya radio ya KNC nimba ari One TV. Menu bumwe menu bumwe ngiye burabyara nshanse icyo bisobanura. Menu bumwe ese navase ijambo bita menu bumwe ni ikintu baba barimo kumena ni ikintu ngo menu bumwe ngirira ministeri bisinzi bya ngo menu bumwe da ubuzima bwiza cyane mbone gusoza abantu bari muri Amerika barankunda bajya uke bakanyoheza amadolari bakajya bate baradukurikiranaho Kansas Chicago n'ahandi Colorado hazi Colorado hariya Colorado hegeye handi yakamwana yaragiye Kansas yakamwana yagiye gutura Arkansas yakamwana ntabwo yagize amahirwe yo kujya muri Amerika kuko ejo bundi yagiye gukora ikizamini cy'ubuzima muri Croix Rouge asimbuka igipangu aravuga ngo ngiye ubuzima bwanjye nzapfira i Kigali ntago nasiga indangamirwa zanjye sinasiga agapeti imitsingi gakonje yo kubaza akantu gatoya katagoranye ngewe nawe uramutse ufite inote y'igihumbi nanjye mfite inote y'igihumbi wampa ngahe urimo kunkurikira komeza ndimo kugukurikira ufite inote y'igihumbi nanjye mfite inote y'igihumbi wampa ngahe ngo nkurushe 100 ntago hangaye ngo ndushe 100 mfite igihumbi nawe ufite igihumbi ntago hangaye kugira ngo wowe ndushe 100 igihumbi ubwo nguhaye 100 waba ugize igihumbi n'100 icyo gihe nawe nsiganye 900 waba undusha 200 ubwo igihumbi nguhaye 50 nabansiganye 900 nagwa 50 anuke tuvunike cyangwa tudahunga ngo tujye mu bindi bihugu twebwe turi babantu dusetsa abantu rero niyo mpamvu nka Clapton ibyo yagendeyeho bya bintu bishobora kuba aduha kiragembo yaragendeye kuri ibyo tese yakamwana ko ansetsa tugakora ibintu biruhura abantu mu mutwe waburebye ibigano dukora bigatuma uruhuka mu mutwe ukajya gutukumva ibyo dukora abantu barabikunda mbona no gushimira Kibonke rwose yakoze neza kuba yaraduhaye ari amafaranga ni nawe yo mpamvu yakamwana turimo kuboneka yakamwana we iyo ashyikira amafaranga yongera kugaruka mu biganiro amafaranga ashize ndumva aka kanya ushobora no kumuhamagara telefone nticemo cyangwa yanacamo nta kwisa wowe amafaranga warayakiriye ubundi ariko ngiye buriya amafaranga yo nyakiriye ari amafaranga narayafashe rwose mpita nyakuramo agakorwa burya iyo ukikira amafaranga ngiye ntabwo meze nka yakamwana nshobora no kugenda nkayaha mukecuru akaba yanguramo ihene ebyiri zikabyara zikororoka buriya niyo mpamvu intego niyemeje y'uyu mwaka kuvuga iti muri uyu mwaka nzaba ngeze kuri iki ndimo kujya mu bimina ndimo kugira gute kuko urabona ndimo kugenda nkura kandi gukura hari imyaka tuzageramo ntidukore ibyiza ahubwo turebe amafaranga tubona ntitwongeye kuyapfusha ubusa tuyajyana mu ndangamirwa tuyajyana mu mayoga ahubwo tuvuga iti ejo n'ejo bundi tuzatumeze gute kuki umuntu atagura akabanza nubwo yakubakamo akazu gatoya ko kubamo n'igihe umuntu azaba yitabye Imana azaba afite n'ahantu umurambo wasohokera yes reka nanye mwikaze gukurikirana ibiganiro byacu Iris TV show tugusuza aho uherereye hose uri mu majyepfo mu majyaruguru urataza ibirengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali tuba tuzi neza ko udukurikiye 5 kuri 5 uri mu mujyi wa Kigali tuba tuzi neza ko nawe udukurikiye 5 kuri 5 uri mu ntara ya 6 diaspora
nawe twizere neza ko umeze neza. Ni Iris TV ndetse na Shine TV show. Turi kumwe na Blaze, nibwo atarimo kugaragara kuri kamera, ariko nzi neza ko muri buze kuba murimo kumwumva inyuma ya kamera. Maze kwiheba. Blaze, inyuma zutese. Umaze kwiheba? Mwaka mushya. Mumaze kwiheba? Maze kwiheba kabisa. Byagenze bite? Maze igihe kinini nibaza ku by'urukundo rwanjye, ubu nta rukundo nkigira. Muvu biteze. Mbere yo kwibaza ku rukundo rwawe, ahangaha turi ni kuri Great Apartment, ni mu Giporoso, aho twaje kugira ngo tuze kureba. Hari inkuru nshyashya tuhafite, ntago ari ibisanzwe. Iyo dufite inkuru zisanzwe tuba tuzi neza ngo ni ukuryoshya bisanzwe, ariko uyu munsi wa none muribuka mwagiye mubona ba Andereya na ba Paul mu birunga hirya iriya muri za Karisimbi barimo kwakira abantu, ariko uyu munsi wa none turi kuri Great Apartment tuhafite nde Blaze. Navuga ko usibye wenda kuba nawe uhari, nawe rega ntabwo buri uri muremure. Navuga ko nta kibazo ufite kandi nawe urasetereje. Ntabwo ni muremure. Cya kabiri ni umunsi udasanzwe, ni Imana yagennye ngo twishime tunezerwe, ariko dufite n'abandi bantu batandukanye bari bube bari hano. Ni kuri Great Hotel Apartment cyangwa se Great Apartment Hotel, ni ku Cyamitsingi. Ese ubundi Cyamitsingi ni giki? Icyapa cya Mitsingi. Icyapa cya Mitsingi. Icyapa cya Mitsingi. Okay, niyo bavuze ngo ni ku Cyamitsingi. Ni nka bya bindi bavuga ngo abantu bari mu mutara ngo ni ku Cyanyirangarama, ku Cyanyirangegene. Sunajua. Icyanyirangegene byari nibyo. Ariko Icyanyirangegene baracyahanyura abantu. Cyabyararangiye. Oya nubundi iyo abantu bageze ku Iyo dusohoka tuvuye mu Kagera. Bre, Icyanyirangegene. Ese baba baragegennye babimeze bite? Ntacyo bitwaye. Tuko turinjira muri Great Apartment. Hano ni mu Giporoso cyangwa se ku Cyamitsingi. Mabone icyapa cya Mitsingi cyane. Niyo mpamvu yavuze ngo ni ku Cyamitsingi, tujya tumenya ngo ni ku Cyamitsingi. Reka twinjire tubafitiye inkuru idasanzwe, abantu benshi bagiye gutungurwa. Hari akabazo koroshye mufunyi. Hari abenshi muravuga ngo ni Great Hotel. Ese usomenye neza uko hotel yitwa Great cyangwa yitwa Great? Ni Great. Wenda kwemeye. Yego. Hari umuntu twabipfuye mugenzi wawe. Man, Great ni ugusuzanya. Yego. Ariko indi yitwa Great. Great. Yes. Ni Great Apartment ahangaha turi mu Giporoso. Ndakwemeye. Mu Kiyovu yitwa Great Apartment. Great Hotel. Ahangaha turi Hotel. Urumva rero ni agashami kanyu n'ubu nako ka Great Apartment. So reka tugane mu cyo waduteguriye. Bimeze gute uyu munsi? Uyu munsi wa none nyuma yo kuba ngo twari dufite ba Andereya na ba Paul bakiraga abantu kuri Karisimbi, uyu munsi wa none reka mbereke icyo nabateguriye. Dufite umugabo umfashe uze kuza kumushyikiriza mikrofone. Ndashaka ko njyewe email nje kuyimwishyirira, ndayimwishyirira njye nje kuganira nawe. Ni umugabo abantu benshi cyane basanzwe bamenyereye, yaba muri industry nyarwanda yaba muri showbiz nyarwanda. Ni umwe mu bagabo bakunda kuryoshya entertainment yo mu Rwanda. Nzovu, welcome. Nzovu Karame, ntago nyankunda icyongereza cyawe ko giye ujya uncanga. Nubwo uvuga icyongereza ndahita nita. Iyo umuntu avuze welcome abakubwiye ati kaze neza. Kaze neza. Nzovu, umaze iminsi urwaye, abantu bose barimo kuvuga bati Nzovu amaze iminsi arwaye, ariko nyuma y'ikira ryawe cyangwa se ikiruka tugusanga muri Great Apartment. Urabona koko amaze iminsi ndwaye, ariko umuntu ararwara agakira. Iyo umuntu amaze gukira agaruka mu kazi. Neza Nzovu, tuvuze ngo aka ni akazi wabonye nyuma yo kurwara cyangwa se ni akazi? Aka kazi nkamazeho iminsi, narwaye n'ubundi ariho nsanzwe nkora, ariko boss amikiruko ngo ugiye kurwarira mu rugo, numara gukira uzagaruke mu kazi. Nzovu, icara gatoya. Nzovu, musanze hano kuri reception. Hari ukuntu abantu benshi bajya bavuga bati hari ukuntu umuntu ajya afata ona ba Andereya na ba Paul, urabibuka bimusanze ndabareba muri za Karisimbi. Ndabareba imusanze. I'm sorry kubivuga ibyo bintu, wenda no kubera ko nta kibazo kureshya. Nzovu, abantu benshi bagiye bagenda ku ndeshyo yawe. Ntago ari cyo kintu cyaba barahereyeho kugira ngo baze gufata ahangaha nawe uze kwakira abantu. Oya, ntago ari ukuvuga ngo bakurikiza indeshyo, nuko
uyu mubosi yagukunze abona ukuntu ufite imyifatire myiza arakubwira ati ndakwifuza kugira ngo nguhe akazi. Ni nk'uko nanjye naganiriye na bosi wangaha arambwira ati se Nzovu waguha akazi ukazaza wakira abantu kuri reception wagashobora. Namwe ni bosi ako kazi ndumva nazagashobora. Nibwo ahisamo akazi, nibwo ntangiye gukora hano kuri Great House, nkora kuri reception nakira abantu. Nese Nzovu hari ukuntu abantu bajya bakunda kuvuga ngo bakabihuza na kwa kundi ukuntu ujya kunda wivugira ngo indangamirwa, aho bati ibintu by'amahoteli ko hari ukuntu bihura n'abantu b'indangamirwa, nta kuntu baba barabonye ko Nzovu ibintu by'indangamirwa abizobereyemo bagahita bati Nzovu. Reka magusubize, urabona hoteli iyi ni hoteli itandukanye n'utu tubari tubamwe amarogi. Urabona muri hoteli haza abantu biyubashye, ntabwo hazamo nka zira ndangamirwa ziba Sodoma, ziba hano mu Migina. Hazamo indangamirwa ziyubashye, ziyubashye. Nta kuntu nk'umukobwa uza akafata icyumba cyangwa kiri mu bihumbi 100 ingahe wamwita ngo ni indangamirwa. Abayizwi iki? Ni wa mukobwa nubwo yaba bigendamo ko ni wa mukobwa wiyubashye. Neze Nzovu wenda wa make yizwi indangamirwa, wa menshi yitwa iki? Ni wa muntu uba wiyubashye nyine. Ntabwo iyo agiye kuryamana n'umugabo aryamana na wa mugabo n'ubundi nawe wiyubashye, ugomba kumuhonga nk'ibyo bihumbi 50. Telefone uyigate gatoya. Ntabwo hano wabona ari manibu. Nari nawe ni petit frère. Ndaguhamagara mu kanya. Ubwo urumva ibyo twari turi kumwe. Cyakoza felicitation. Felicitation usigaye ufite telefone. Umukobwa uza kuraramo hano ntago Ako Nzovu gutanshimira kandi usigaye ufite telefone. Ubundi nsigaye nkuyiga nkakubura. Nshimira se iyi matushi ni telefone ni ntuza se. iPhone ntabwo ari touch. Ya iPhone bagwaye byageze gute? Yabyihorera. Mbaza ibindi tubakire. Nyine ndabasa. Ya iPhone bagwaye byageze gute? Tubabwire. Nyine nsubiza. Ibyo dukora. Ya iPhone bagwaye byageze gute? Nzagura indi naje mu kazi nkora kuri hoteli House, niba mpemba nzagura indi. Ya indi byageze gute? Wimbaza ntukanyinjire mu buzima bwanjye cyane. Yes, reka dukomeze. Wani petit frère ngo amagaye. So bivuze ngo kuba warageze mu kazi ahangaha noneho utangiye kuzajya nawe ukorera amafaranga yo kugira ngo izo ndangamirwa none se tuvuge ngo umwanya wazo iza make wazisize handi za Sodoma na he hose cyangwa se muri hoteli? Ntabwo ngewe nkijya mu maroge, mva ku kazi hano kuri Great House nimugoroba mita ntaha nkajya iwanjye. Ntabwo nkibona umwanya wo kujya hehe mu ndangamirwa. Hari n'igihe tujya gutya tukarara amajoro, hari igihe ubu ni uko mwebwe muje kundeba nakoze amanywa kuri hoteli. Ese usaba n'igihe dukora nijoro kuko hoteli yakira n'abantu nijoro. Numva ntabwo nkibona umwanya wo kujya mu ndangamirwa. Umva nta gihombo byaguteye se? Ntacyo. Nose ko yakayigeze kuvuga umunsi umwe kandi inshuti yawe ngo kandi ngo ugiye kumbaza kuri yaka. Ubu ngo reka nkubwire, ninjiye mu buzima bw'akazi ntabwo nkibona umwanya wo kujya mu ndangamirwa. Ntabwo nkibona umwanya wo kujya Sodoma. Sinkibona umwanya wo kujya mu Gashyekero. Sinkibona umwanya wo kujya muri Korodoro. Ntabwo ibyo nta mwanya nkibifitiye. Ubu icyambere ndeba nakazi. Icyambere ndeba nakazi. Nese ugo mushuti wawe ntabwo wamuteranye noneho yaka mu biganiro asigaye avuga ko wowe nta kintu kimufasha. Yaka nibwo ngiye nakamufashije kuko namaze kubona akazi k'ukwezi, ndahembwa ku kwezi, ndahembwa neza. Yaka twabanye neza mu buzima bwiza, ahubwo nagera nanjye ubwo mugira inama nti ibyo arimo nabireke ngerageze. Urabona uyu mubosi wacu afite iyi hoteli iyi Great House, afite niyo bita Great Hotel yo mu Kiyovu. Nshaka no kuzamuteretera bosi nawe akazamushyira kuri reception yo mu Kiyovu. Reka dukomeze, reka tuzenguruke impanga, reka tuve kuri reception kugira ngo twe kubanga. Nanone mbabwire hano dufite salle iberamo inama, abafite ubukwe bakaza bakikuramo inama. Dufite Muchoma uzi gukora ibyo bita inama bita Muchoma, byose turabifite hano. Dufite
dufite ibyumba byo kuraramo, dufite hasi ahantu bagomba gufata agacupa rwose, dufite n'abakobwa baserva neza, mbese ibintu byose hano birahari. Reka dukomeze sinkubeshye, nyuma yo kuzamuka tuvuye hariya kuri reception tukazamuka no hejuru ukaza kutwereka ibyo mugore hangaha. Abantu benshi muri iki gihugu barimo kwitega ibintu bya Nzovu biri buze kuza gutrendinga. Ese urabizi ko ufite utuntu tujya dutrendinga? Ibyo ndadufite ariko muri iyi minsi ndi hano ndimo kwakira kuri reception, ariko nubwo nabonye akazi hano ndimo kwakira kuri reception kuri Great House, ntago bimbuza gukora bya biganiro byanjye, ntibimbuza gukina filime, nsaba uruhushya bose akabashyizeho undi. Ubwo rero ni kwa kundi bavuga ngo ntago tugomba gutungwa no gukina amafilime n'amafaranga no kurya amafaranga y'ibiganiro, tugomba no gushaka n'akazi ku ruhande kunganira ako dusanzwe dukora. Ahubwo nayakamwana namugira inama ibyarimo akabivamo nawe agashaka akazi. Ariko guhita muzika ku ruhande yaka ni inshuti yanjye. Okay, Nzovu tukira aho gatoya, ngiye kubaza akantu gatoya katagoranye. Ngewe nawe uramutse ufite inote y'igihumbi, nanjye mfite inote y'igihumbi, wampa ngahe? Urimo kunkurikira? Komeza ndimo kugukurikira. Ufite inote y'igihumbi, nanjye mfite inote y'igihumbi, wampa ngahe ngo nkurushe 100? Ntabwo hangaye ngo ndushe 100. Mfite igihumbi nawe ufite igihumbi. Ntabwo hangaye kugira ngo wowe ndushe 100. Igihumbi ubwo nguhaye 100, waba ugize igihumbi n'100. Icyo gihe nawe nsiganye 900, waba undusha 200. Ubwo igihumbi nguhaye 50, nabansiganye 900 nagwa 50. Wama 50, urakoze cyane. Ngewe ikintu ngukundira ubundi we bigeze ku mibare. None se Nzovu reka nkibaza akabazo gatoya. Ngewe nari najaho kujya kuri inkweto. Nkurikire nimo kunyumva neza? Biroroshye cyane. Mitambwira papa ngo ngurize amafaranga 1000 kugira ngo ugure za nkweto. Urimo kunkurikira? Mbwira na mama ngo nangurize 1000. Nzovu urimo gukurikira? Ndimo gukurikira. Aha, naragiye ngura inkweto z'ibihumbi 9700. 9700? Okay, nagurije papa nabyumvise. Nzovu ibyo bintu byo birakomera. Nabyumvise bimbwire. Reka ibyo bintu tujyore byo wewe byagucanza mu munyamakuru we. Waruvuze ngo papa yakugurije inote y'igihumbi, mama wawe yakugurije inote y'igihumbi, bose ni 200 baguhaye. Ushaka ugura inkweto z'ibihumbi 9 magana ngahe? 700. Ngiye papa yangurije 5000. Urabigaruye yuko reka mbigare gutya kugira ngo nashatse kugira ngo mbishyire mu makeya kugira ngo byorohe. Ngiye papa yangurije 5000, na mama ngurije 5000. Ndidide ryangaye? Mama yakugurije 5, na papa ngurije 5000. Ubwo bose bagwaye 10,000. 10,000. Naragiye ngura inkweto z'ibihumbi 9700. 900. Inkweto z'ibihumbi 9700. Nasigaranye angahe? 900 wasiganye amafaranga 300. Noneho mu gutaha nahize mvuga ni burwo wowe ujya ngabanye ideni. Urabyumva? Mpita nsubiza papa 100. Papa yamusubije 100. Namusigaye mangahe? Papa wamuhaye 100. Kandi yarakugurije 5. Papa wamusigayemo ideni y'ibihumbi 4900. Na mama musubiza 100. Bose babasigayemo ideni. Erega wijya muri bose mama namusigayemo nyine bose babahaye 100. Yego. Kai bakugurije 5. Yego. Bose babasigayemo ideni rya 4900. Ko nazigaranye 100 100 ryagiye. Ngo wasiganye 100? Je nuvuga ngo ngiye papa yangurije 5000 na mama nguriza 5. Nyine wasiganye 100 kuri amafaranga 300 nasaguye. Wasaguye. Mama umuhijana, papa umuhijana, asigara sigana inote y'100. Yego. Sanga mama musigayemo 900 4,900 papa 4,900 nyateranye nsanga ni 9,800 4,900 bose hamwe byabaye
ibihumbi 9,800 none ijana nasigaranye biba 4,900 wateranyo ijana ryasigaye n'ibyuzuye rya deni ushizo ryajana wasigaye hazimve neza nuvuga ngo papa yampaye ibihumbi 5 na mama gwa 5 ariko nyumuza kuba nguri inkweto z'ibihumbi 9 twamaze kwarenze hanyuma ngarukanye turuwasa ndabagareka ngabanye deni mama mu ijana na papa ijana usigana ijana yego hanyuma mama nsanga murimo 4,900 na papa nsanga murimo 4,900 nyateranyije nsanga ni 9,800 9,800 nateranya usigaranye wateranya ryajana usigaranye bikaba 4,900 nebyuzura 10 ijana ryagiye he ijana uzantu ryagiye kereka uzantu ryagiye muri ya yandi wasubije mama we na papa wawe wari kubasubiza 150 umwe 150 n'undi 150 ariko wowe nje nawubwiye ngo nje nabasubije buri wese 100 nyine ryajana ryagiye kuri ya 50 wari kuba mama wawe na papa kamuha 50 navuze ngo ntabwo nabasubije igitano nawubwiye ngo nabasubije 100 icyo gitangiye kunca ngo mutwe utangiye kunja Nzovu uyu munsi wa none umuntu arimo kuvuga ngo umunsi wa none umuntu arimo kuvuga ngo teka amashu asashaye ngo teka amashu asashaye nyine teka amashu asashaye binsubiriremo teka amashu oya ntabwo nshaka kujya teka amashu ashye asaye ntabwo nshaka kuvuga teka amashu ashye asaye teka amashu asashaye ibyo bijyane mu rurimi rw'iwanyu iriya none se okay ngamvugira gatoya ngo aka gacuma nakamuka kanyamugenge aka gacuma nakamuka rugenge aka gacuma nakamuka kanyamugenge ibyo bintu mana ibyo bintu ntabwo wajye bivuga ariko se ibindi bazi imibare oya agomba bivuga Nzovu gomba bivuga ese ntukajya urakara oya ibyo bintu ntabwo bikigezwe mwana ni imvugo vuga ngo agacuma nakamuka kanyamugenge oya aka gacuma nakamuka mugenge aka gacuma nakamuka kanyamugenge ibyo bintu biratuma umutwongera kundya alright itwa Muvunyi Kibamba bamwita Muvunyi Nzovu umeze neza ndagarutse ngira ngo tuba twahanye ikaze hari amafaranga uherutse kwakira yakari kuyakira ntiyakirira ku gihe ariko ntuvuga ngo nakire amafaranga ari amafaranga ntabwo uzi umubare utanteza ibisambo ntabwo nigeze nyatangaza umubare wayo cyangwa oya ndagira ngo tuganire ku by'amafaranga Nzovu Muvunyi yakubwiye ibintu byinshi ariko iby'amafaranga Clapton yaguye amafaranga agushimishije warishimye ngira ngo twarabiganiriye narishimye Clapton mbone no kumusohoza Kibonke abona yararebye avuga iti nge na Kamwana ni twebwe twagerageje gusetsa abantu tugira gute kandi koko twebwe nta dukora bya bintu tuganira dutebya nta gutukana nta gusebya nta kujya mu bya politike tuturire ibikuta ngo duhanuke tuvunike cyangwa tudahunga ngo tujye mu bindi bihugu twebwe turi ba bantu dusetsa abantu rero niyo mpamvu nka Clapton ibyo yagendeyeho bya bintu bishobora kuba aduha kiragembo yaragendeye kuri ibyo tese ya Kamwana ko ansetsa tugakora ibintu biruhura abantu mu mutwe waba urebye ibiganiro dukora bigatuma uruhuka mu mutwe ukajya gutukumva ibyo dukora abantu barabikunda mbona no gushimira Kibonke rwose yakoze neza kuba yaraduhaye ari amafaranga ni nawe yo mpamvu ya Kamwana turimo kuboneka ya Kamwana we iyo ashyikira amafaranga yongera kugaruka mu biganiro amafaranga ashize ndumva aka kanya ushobora no kumuhamagara telefone ye nticemo cyangwa yanacamo nta kwisa Nzovu we amafaranga warayakiriye ubundi ariko ngiye buriya amafaranga yo nyakiriye ari amafaranga narayafashe rwose mpita nyakuramo agakorwa burya iyo ukikira amafaranga ngiye ntabwo meze nka ya Kamwana nshobora no kugenda nkayaha mukecuru akaba yanguramo ihene ebyiri zikabyara zikororoka buriya niyo mpamvu intego niyemeje y'uyu mwaka kuvuga iti muri uyu mwaka nzaba ngeze kuri iki ndimo kujya mu bimina ndimo kugira gute kuko urabona ndimo kugenda inkura
kandi gukura hari imyaka tuzageramo ntidukore ibyiza ahubwo turebe amafaranga tubona ntitwongeye kuyapfusha ubusa tuyajyana mu ndangamirwa tuyajyana mu mayoga ahubwo tuvuge iti ejo n'ejo bundi tuzatumeze gute kuki umuntu atagura akabanza nubwo yakubakamo akazu gatoya ko kubamo n'igihe umuntu azaba yitabye Imana azaba afite n'ahantu umurambo wasohokera ibura biba byiza cyane. Kashi warayakiriye mu ntoki? Nakire kuri telefone ariko mpita nyohereza mukecuru. Uhita uyohereza mukecuru? Uracyafite mama? Mama waba he? Abi Nyanza. I Nyanza? I Nyanza ya Butare? I Nyanza yo ku Rwesero. Ntabwo ari Rwesero ya Byumba, ni Rwesero ya Nyanza. Nyanza ya Butare. Erega uyu muntu yarabwiye ngo numwene wabo kwa Musinga. Ingo n'uwibwami. Hari ikibazo se? Endeze kuba kwa Musinga ari muremure. Kwa Musinga ari muremure, nge nka mugufiya. Ntabwo cyo gitangaza kuko bajya bavuga ngo inda byaramweru, indi byaramweru na Muhima. Ase iyo bavuze Muhima bari biki? Asi Muhima sinzi nanjye cyo ni Kinyarwanda. Mweru n'inzovu. Muhima ninjye. Nzovu ratareka nkwibariza. Kashi rero Clapton yabahaye. Warazakire kuri telefone kuri uwo munsi izayaka yarazakiriye. Yakayabonye Clapton yashatse kuyamuha yakabizikunda icupa yasinze Clapton avuga iti amafaranga yahaye yakamwana. Ntabwo yazabimenya ko yamuhaye. Yahise ayanyuza kuri Xrage ayaha Xrage 100 aravuga iti nimuza gukora ikiganiro aya mafaranga uze kuyamera yakamwana. Yakamwana ubwo ngo bakimara kuyamuha yakamwana yatangiye guhamagara Manibute amafaranga yashaka Manibute aravuga iti reka nyashyire kuri nomero yawe. Ubwo ejo nahamagaye yakamwana arambwira iti amafaranga yamaze kungeraho Manibute yayampaye ndi kwirebera ngo natangiye no yarari kwirebera ariho yagiye. Tibona natangiye no kuyanywera. Wigeze kumbeshya? Hari umunsi wambeshye ngo yakamwana ngari Sodoma. Sodoma nibyo birindiro byiwe. Akose ubwo uvugiye ibi bintu kuri ibyawe se nibihenzo. Nge nta birindiro ngifite. Nanjye birindiro byanjye bya biri mu gashyekero. Ariko ngiye birindiro byanjye nabisenye. Ubwo ngubwo nta birindiro ngifite. Uracyagura intangamirwa? Ntazo nkigura. Ntuza niyo ushaka gutera imbere narebye mbona indangamirwa zirampombya mfata icyemezo ntereka nzikatire nta kiza cyazo nizigombya ugasanga muraryamanye umuhaye ibyo 5,000 umuhaye ibyo 7,000 kandi waragiye anywe iyo nshyushyu wowe usigaye inzara ikwishe. Nese ubwo mu kwini nabyumva ibyo bintu nabyumva sasa nge naramukatiye. Barayirukana se? Mu kwini waramuretse? Naramukatiye. Nzovu uherutse kujya kwereka abana mukecuru wagiyeyo n'abana niyo. Nagiye kwa gatandatu ngaruka ku cyumweru n'umugoroba. Byagenze gute? Mukecuru yarambonye arishima. Oya muri byose mama Queen se namujyanaga Nyanza bo baramuzi. N'umugore wanjye twabyanye nawe ntabwo twajyanye kuko afite akazi ntabwo yabonetse. Najyanye abana banjye gusa. Ese ufite abana bangahe? Abana bane. Abo wagiye kwereka mama? Bane? Watwaye abana bane ujya kubereka mama? Nzovu na warakabya. Nzovu na wara ariko Nzovu ni serious. Nzovu. Ariko ni byiza gushimisha mama. Izo ikibazo nandi kwibaza. Ese buri yubashiriye mama? Ntago mubwira uti arabandi naguhisha? Nta mwana nigeze mbyara mu gasozi imbere y'Imana. Nawe. Nzovu. Mu ndangamirwa nani ndangamirwa yigeze kubwira ngo ndangamirwa wakwesha Pridas ukabyara. Wambwiye kita gukwita. Oya ndayihinika nkwera. Nzovu ninde? Mama Queen yoko nahengerera. Mama Queen arakwica ariko. Ndagwamagara mu kanya. Nzovu nawe agiye abantu bamukunda. Sawa. Neze Nzovu yambwiye ko kondomi itamukwira. Nzovu tuvuge kuri iki kintu. Nzovu kondomi irawugwira koko? Kondomi urabona nkuko mpini pana nawe ndayihina. Ako na muntu ufite kondomi
oya ntago babyerekana imbere ya kamera. Wambwiye ko kondom itakigukwira ndetse ko ahubwo umaze kwiheba uzajya ukoreraho. Niheba se ndiheba. Icyambere ndiheba. Ntago wanduye. Nta deni rya banke ndimo. Nta credit ndimo. Ntaki. Nta nzu mfite ngo barayiteza muri cyamunara. Ndiheba kaye cyambere nta sida ndwaye. Buriya umuntu yarwaye sida akajya kwipimisha agasanga yaranduye, atekeza bira bini yagiye kuzaza ajya gufata ku bigo nderabuzima, nibwo yatiyakiriye ariheba. Niyo nicyo cyumvikana. Inzovu nkubaza akabazo gatoya ugiye kuri icyo kintu. Iyo utegereje n'urushinge rwo bazanye rwo buvanga abantu bose bazajya biteza urushinge kugira ngo batazandura virusi itera sida, ubyumva gute? Ruriya rushinge byabaye na byiza nko ku bantu batarandura sida kuko basenge rwa rushinge ruje bajye babakingira ntibagire bate ntibandure sida. Ahubwo nanone ngo hari urundi rushinge nanone rwaje. Abona abarwayi ba sida bamira bira binini. Hari urundi rushinge bazaba batera bajye bamara amezi 6 rwa rushinge rwo babakingiye batanywa bira binini. Nabyo ni byiza. Nzovu yarize. Nzovu ikintu kimwe kikugonga gusa niyo kintu cyo kuvuga ngo kubera ko kondom itagukwira. Niyo kintu aguse Nzovu wa mugane bigendera nuko nyine agapipi kabari kagufi. Erega bwa cumungani ngo umudihi uva mwitako. Nta bindi ubwo ndagushubije. None Nzovu ko twamaje kumenya neza ko hari ukuntu indangamirwa zose ziguhiga kubera ko ujye uzikora akazi neza kandi ngo kubera ko ruvuna bataka. Ibyo narabirangije bikongera kubisubiramo indangamirwa nazikati. Nawe yazivuyemo. Nazivuyemo. Ariko kuri ruvuna bataka ngo Nzovuze. Ngo ni karite. Ibyo bintu iki? Ngaho wageze ngo nago nahaca. Ngo nashanga ahantu wageze ngo nago bureze yacayo. Kubera iki se? Ngo hari ukuntu bataka muri karite. Oya ibyo bintu ntago nese bureze we ntiyizi. Nawe ni umuhanga kubera iki sataha. Oya ngo hari ukuntu ngo bureshya neza ngo ku buryo bya bintu byo bajya kwibeshyaho byose bidafite ahantu bihuriye. Oya rwose ibyo ngibyo ni ukubeshya. Burya umugore wamushimishije so kuvuga ngo urafata umugore upfe kumwurira nk'itungo nk'uko ihene igira ikurira mugenzi wayo iseko ikurira inyagazi. Burya ni amakosa. Jya kubomora umuntu wabanje kumutegura ubwo iti sheri fata icyo kunywa sheri bagwe burushete ubanze umushimishe muri cya gikorwa. Umukobwa yatangiye kugusekera yagize gute, ariko umuntu nta kintu wamuhaye nujya kumubomora nawe afate telefone gutya ngo aro ubwo nawe uri muri ibi ngibi nawe ari muri telefone. Aro sheri uri hehe? Ngo ndi mu Kiyovu kuri Great Hotel. Ndaje reka mfate moto magusanga kandi ubwo ari hehe? Ari kumwe n'undi mugabo. Enda bari kuri Great House kandi Great House iri Remera. Undi nanone wa musore wundi ari hehe? Mu Kiyovu. Ubwo ibyo bintu muzabikora mwishimye. Umuntu ari kuri telefone nuko uba utamuteguye na Nzovu byarya ko experience bavuga uti nigeze kujya kubomora. Yari umuntu agiye kubomora ari kuri telefone. Nusubwo uriragirizwa urigendera. Nzovu dusoze nawe wari washoye yawe ntabwo yishura. Muvunyi nawe hagiye bizakubaho. Uzaza ubora gutegura umuntu ukamutegura winjiye gatoya ngo ngukinze agiye nawe bizakubaho. Inama nakugira ujye ukoresha Prudence. Famille yawe umuryango wawe utazakubura. Neza Nzovu hari igihe wigeze kujya kubomora uravuga uti aha nabomoye ariko sinkubeshye ndasebye. Nasebye gute se? Warabomoye ariko ubona bari kuri telefone. Buriya rero ntago uzi guseba wagiye kubomora nk'indangamirwa. No kwishyura ibyo mwavuganye kuko iyo utamwishyuye noneho ayo mwavuganye utamwishyuye afata ipantaro yawe n'umupira wambaye
n'inkweto agahita abyinika mu maso ibaze nk'ayo muvunyi wirukanse wambaye bogisa yonyine neza nzovu ntugusebye byigeze kubaho n'umunsi n'umwe ntabwo ibyo birambaho ariko hari bagira ngo nshimire yakamwana azi ubwenge yakamwana yagiye kubomora ntabwo ajya avana mu ipantaro arayiyambura ikajya hano mu mavi ntabwo gisaba yambaye kandi arambara agakora igikorwa ipantaro igeze gutya akavuga ngo abari ku ndangamirwa atizeye niyo mva umugabo akomanze wundi ubwo yakamwana ahita abyuka bava bakambara bagakubitana mu muryango umwe akubita undi yinjira bayakamwana azi ubwenge ibyo bintu uri kuvuga nawe yakaranga nawe batikintu nkundira nzovu yewe ndavuga ibyo nsanzwe mubaho nawe nta pantaro uvanamo nawe ngo ntabwo ugikora neza ubundi yewe ipantaro nyivanamo uyivanamo nyivanamo ku kintu nkora ngewe posh bomb ni nziza iyo mfunze ariko ubu usibye ko ibintu bivuyemo ariko iyo nafungaga urugi rwo ku ndangamirwa urufunguzo naruhishaga ubundi uraruryamira ndaruryamira ntamenya aho ruherereye wa mugabo wundi akaza agakomanga yakuvana umwitabye akagenda agasubira inyuma nzovu reka dusoze umupira mwiza cyane wambaye wanditseho gute ibyo bintu bisobanuye iki ndagira ngo Emilia yadufashe abizuming abidufashe manura mikro gatoya nashaka kuremo rinete urabidusomera na rinete ahubwo si kuko nta zuba rigihari nakuremo reba umuponditse ngo iki handitse gute wanditse ngo life united ariko ntabwo namenye ibyo bisobanura ibintu ntabwo nize ngewe handitse ngo live united ni live streaming ariko united ni byo utazi ibyo bisobanura ariko live ni ikintu gishobora kuba ako kanya ubwo ibyo bindi bya united bivuga inza amakipe abayitwa izina bakajya Manchester United ni ikintu gishatse kuba ako kanya ngewe ibi ntabwo mbi ni ikintu kiyunze reka ngo nzovu umuntu agiye kuvuga wenda ngo 130 mu cyongereza ntabwo ngewe nize kera mu kera rebe bavuga igifaransa 130 ni 130 kuko icyongereza ngewe cyashaka ibi bintu bivuze iki mu kinyarwanda cyiza 136 136 136 nzovu ubwenge nzovu yarize icyongereza ni cyo nzovu yarangije turonkome wowe narangije wa munani wa kera iyo se siseraye cyari cyande cyamusinga cyande oya narangije 8 n'umunani kugiye cyabya Imana Habyarimana wari president nikuvuga ngo 8 n'umunani nibwo warangije uwo munani sibyo Brez niba nabeshye Brez wari ufite imyaka ingahe nari naravuka 8 n'umunani nukuri kwandi mu kiganiro indangamirwa nzovu 8 n'umunani wari urangije wowe uwo munani uwo munani w'icyo gihe yari primaire secondaire yo wajyaga mu munani wakoraga ikizamini cya leta wagitsinda ugahita ujya mu wa mbere ese waragitsinzwe ntabwo ari kugitsinda uri umunyenduga kuko hari minisitiri bitaga Skarije Aloise yari umunyagisenyi yangaga abanyenduga kubi Skarije Aloise hatsindaga Ruhengeri na Gisenyi gusa neza wowe ndi umunyenduga twebwe ntabwo twatsinda n'umwana mu majyepfo hari waramwe ngo kwa Musinga ni w'ibwami ndi w'ibwami Nyanza nzovu dusozerata live united niko bivuze bisobanuye iki urangura cyane nize kubwurira mugabo oya wavuze ngo live ngo ni ibintu bibaye ako kanya muvunyi musobanurire live united kugira ngo ibintu birangiye oya ni uvuga ngo tube mu buzima bwunze tube hamwe bwunze ubumwe tube hamwe ubuzima bwunze tube hamwe ubumwe niwe uvuga ngo tube hamwe twunga ubumwe ubuzima se mu gifaransa ko ari sante kuki batavuze ngo sante ni ubuzima ubuzima ni ikinyarwanda igifaransa ni sante ego hano banditse mu cyongereza ego ntabwo ari live united ni ubuzima bwunze kankubaze iyo tuvuze mini sante twumva mini sante ni ubuzima minisante ministeri y'ubuzima ministeri y'ubuzima nije profe ubwo ugiye mu ma ministeri nanone hari indi ministeri nabonye hano uzamutse ku
kuri ya radio ya KNC nimba ari One TV Menu bumwe menu bumwe niyo yawe sha menu bumwe ngiye bura byaranshanse icyo bisobanura menu bumwe ese nabase ijambo bita menu bumwe ni ikintu baba barimo kumena ni ikintu ngo menu bumwe ngirira ministeri bisinzi bya ngo menu bumwe yego cyaza Nzovu ndagushimiye sa urakoze cyane ukomeze ugume mu kazi kawe service uri gutanga nziza okay ndagira gusoza iki kiganiro ariko mu Giswahili nta Giswahili nzi ntabwo nabaye Nyamirambo ntabwo nabaye hehe iby'igiswahili wibimbwira ngaho gisoze basi mu Gifaransa ahubwo reka mbwire inshuti reka mbwire inshuti zikurikirana iyi YouTube channel bakoreshe ya na comment batibagiwe yanzogera turabakunda tubifuriza ubuzima bwiza cyane cyane mbone gusoza abantu bari muri Amerika barankunda bajya uke bakanyoeza amadolari bakajya bate baradukurikiranaho Kansas Chicago n'ahandi Colorado hazi Colorado hariya Colorado hege handi yakamwana yaragiye Kansas yakamwana yagiye gutura yego Arkansas yakamwana ntabwo yagize amahirwe yo kujya muri Amerika kuko ejo bundi yagiye gukora ikizamini cy'ubuzima muri Croix Rouge asimbuka igipangu aravuga ngo ngiye ubuzima bwanjye nzapfira i Kigali ntabwo nasiga indangamirwa zanjye sinasiga agapeti imitsingi gakonje Amerika itayikatira gutya peace Imana ikomeze ibarinde